We Sabura ndabura nabuze n'umwe wandemera Sabura hey ku kintu cyose cya ICT ninjye byose mba nibiranduye nk'amazi yatuye. We uri nk'amazi yatuye muri make ntiwikoraho. Urafsa naramubonye yumva bamupofuka tu ariko nyine kubera ko mu kiyandushije inote abankujemo nyine kabapuse ntubizi kibaho bro kapapi baho nyine baramundiye ubwo nakubwiye ntabwo ushobora guhagarika urukundo mu mutima yo rwaje naje gupofa kundi bo ariko noneho bamwita kavutse Kula Banyarwanda, it's your boy MC Patosi, umuhungu wa Cyaza ubikora nka se. Murabizi rero gahunda abanyarwandakazi ni ukuzizengurutsa ahantu hose anywhere tubagirirayo tubazanira ibintu bigiye bitandukanye. Uyu we noneho ntirutwitsi yimanukiye ni umusare mukuru, uyu we ararenze. Watubaza ngo ninde twakuzaniye umuhungu hano bamwita Simani, umuhungu uvuka mu karere ka Rusizi. Rekaze atwibwire ubundi tuhatwike hashye. Nkuko nanibabwiye rero ni Simani, twamugezeho uyu muhungu arantu tumusanze. Mr. Simani, papa bimeze bite? ni fresh kapo ni neza cyane. Ndagira ngo utangire wibwira abantu neza abanyarwanda. Hari ukuntu nari nkuvuze nabi abanyarwanda nari mbakubwiye mu buryo butari bwo cyangwa se simbizi. Wowe nk'umuntu nsanze ahantu nk'umuntu urenze mu buryo twe tuzi twese rutwitsi, ndagira ngo ubibwire. Ni ngombwa ni wa wundi ugarutse mwe mutemeraga no kubwakira hoze homonami mutangaragwa n'angasuruba n'agasura mutongo ninjye ngabero de rwageze muzamarere maze ncungura urwambya ya mahoro atahe Rwanda yo ni Simani. None se man umva wowe ngize ntyambwira abantu ngo uri umusare sibyo kumba uri umurapa umusare ukaba n'umuraperi Simani ya ndagira ngo wibwire abanyarwanda mu mazina wibwire abanyarwanda mu buryo bwose mbega ubibwire wabwire from where esurinde bitebyaye kwanza. Usanzwe amazina yanjye banyita Wizeye Enoch but I have nickname yanjye ni Simani. Nickname yawe ni Simani. Simani bishatse kuvuga iki? Buri munyarwanda ashobora kwibaza icyo Simani bivuze ariko ubusanzwe Simani bivuga umusare. Nge ndi umusare. Ushobora kwibaza ngo iryo zina risobanuye iki? Njya gushaka iryo zina byarantwaye igihe kirekire cyane kuko iyo umusare ni umuntu wamora abantu wenda utwara abantu mu kivu bavana hamwe abajyana ahandi. Nanjye rero naje nk'igisubizo ku banyarwanda kugira ngo nzajye mvana ahantu abanyarwanda hamwe bashyira ahandi. Abanyarwanda ahantu hamwe ubashyira ahandi bivuze ko n'abanyarusizi noneho ugiye kugira gute by'umwihariko kabisa. Wewe uratwika ubundi nje mba nibiranduye nk'amazi yatuye. We uri nk'amazi yatuye muri make ntiwikoraho. Mr. Simani ndakureba wifunze fresh black and white none se kumbona wagira ngo urashaka kwigira umusirikare wa Amerika mani byanashoboka kuko twa tubihishemo original ariko se nabo wa Amerika mbaye u Rwanda saho ni byambere nabyo byakubera umusirikare ariko gikira niko none se ibibazo rero hano bari byinshi abantu baba bakwibazaho urumva. Mr. Simani ubundi how old are you? 20 years old. Ufite imyaka 20 y'amavuko. Mani bibabwire neza. Mfite imyaka 20 y'amavuko. Imwe bandika gutya bagashyira mbega siniyo abanyamerika ni y'abanyarwanda. Imyaka 20 y'amavuko amavuko nyarwanda. Wewe noneho sibyo wewe ubundi ntabwo uri umusanzwe Simani. Ndeka nkubaza ikibazo cy'amatsiko. Ese ubuzima busanzwe bwawe kuva mu gitondo kugera nimugoroba uburihe ubukora iki ubugenda ute mbega mbwira ukora iki muri make? Bo busanzwe njewe wenda mu gitondo nzindukira nko muri siporo wenda nka saa sita se gakuru turimo two mu rugo tworoheje. Nimugoroba wenda iyo hageze nshobora kuba nakifunga neza bukudereye nkajya gutembera nyine. Uti bakudereye
ugatambara nk'abandi bana b'abakire. nk'abandi bana. Ese simani wari uvuze ngo siporo ukabyuka ukagira ute, ujya ubasha Ndabibasha cyane. ikintu cyitwa siporo, ujya ubasha? Ariko se ubundi kuri icyo kibazo ukunda kukimbaza, Njye sinjya mbyumva. wese wazaretse nkabikwereka. Nonaha mbabarira wereka abanyarwanda ibyo ari byo, sibyo? Bereka ibyo ari byo mani, wigerereye. Siporo ni akantu kanjye. Duhereze. Hey! Wamubwira akazi mani, mani umvaze, ntago bibaye, ntabwo bibaye mani, mbonye wanarwana wanatera n'imigeri mani, duhe I think it's enough man. no yase mani, duhe we mani, wigira widuha bike mani, duhe Ibonye n'ibiki. Ariko nshobora no kukwereka ibindi. ngaho nconesha. Nshobora kukwereka ibindi, si ibyo gusa ubonye. Ubundi naraguye ko nkora siporo ndazikora. Ntureba iboko se? Mani ndabibona mani, ariko umvaze, duhe dukomeze n'igice cya siporo. Mani uratwikaje umva. None si ibintu hari aho wigeze wiga karate? Ibintu nko muri 2010, ndakeka 2015 nageze kubijyamo, wenda igihe kitari kirekire, ariko nshobora kuba mbifiteho skills nkeya nye. Mani noneho mu Rwanda, si no mu Rwanda gusa, isi yose, ariko especially mu Rwanda, umusore uri gutraininga, urumva ahangaho utraininga akavuga ati niwe musore bari gushaka, ushakwa na bose. Mbega Mr. Simani, twese turabizi umusore agomba kugira imyaka byibura 20, sibyo? Afite icyana, afite sheri, wifunga icyana hariya muri iyi Rusizi, uru Rwanda cyangwa se ku isi, hari umukobwa wafite waba warigeza kubera sheri, cyangwa se hari umwana wigeze ureba uramupofa kuravuga uti uriya mwana yambera sheri? Ese ninde? Niba hari, kwanza bimeze bite? Uramufite cyangwa uratubwira? Mbega Brother, reka mbanze nsomeho. Ikibazo ni ugutekereza. banza unywemo. Ku isi bibaho wenda gukunda umuntu we kandi agakundwa. Wenda muri Rusizi arahari Ninde? ariko birakomeye, ariko ndabishyira hanze. Uyu munsi ndabishyira hanze. None ntago bikuraramo? Ntago bindaramo. Urabona umukobwa wari wegeze kuba Miss wa Rusizi. Miss wa Rusizi? Uzi ukuntu bamwita? Bamwita Afsa. Ngubu ni umugore w'umukire. Babarira umbwire neza. Afsa tuzi? Komeza utubwire. Afsa naramubonye yumva bamupofuka tu, ariko nyine kubera ko mu kiyandushije inote abankujemo nyine. Kabapuse ntubizi kibaho bro, kapapi baho nyine baramundiye, ariko nyine ahise mfusha. Afsa bagize atya mani aramukurya. Akose kuko byari byo, Afsa nyine waramwemeraga bya hatari ku buryo wari buzamugereho. Kuki utabyemera? Wowe byemere kuko nje byambayeho. Byakubayeho mani. None se Simani, wahise ugira utya uravuga uti okay, ngewe reka mpite mbirekawe tuyihinza po bivamo burundu, uravuga uti ntago nzasubira mu bintu by'ibyana, ntago nzasubira mu bintu by'inkundo ziranga hanze, uravuga uti ngiye kwiberaho gutyo gusa? Ushobora kuba warabaye inkusi cyangwa nshuti yanjye, you can't stop love, kuko niba urukundo rwaje ntabwo ushobora kuruhagarika. Muri make ntago waba inkusi? Rwarakomeje. Kuba inkusi wapi wana, kana nawe kizamo si keza. Reka mbom byarakomeje runzamo. Nono hari ikindi cyana pofotse mani. Esha cyana mbaza ngo ndi mani wapofotse ndi ku nshuro ya kabiri. Kobwa bita Anura. Asura ati Anura. None byari bikomeye pe. Uriya mwana aravuga kuri radio, urumva ngiye nkumva natwaye wese. Bati ariko nyine nkuko nabwiye ngo kapapi baho, naho byaje kurangira nawe mubuze gutyo. Uza kubona na Anura? Ako mani nta nubwo wikoraho, burangiye mani, sibyo? Umbwiye Afsa, sibyo? Ndeba uko ahagaze, urangije urongera uti Anura uko ahagaze ndakuzi, nawe aratwikara arinzi, ntago ari wikora muri Rusizi akazi.
mani ko numva utikoraho none nawe uramuzi njye bankoraho ubundi mani birazwi we bagukoraho birazwi uzababaze bose barabizi barakuzi baranzi none se simani mbwira neza koko kugeza iyi saha nyine njye ndashaka kuza kumva umbwira ngo wenda se shera arahari iyi saha wenda naje kuza kumubona naje kuza kubona umutoto urumva vuti naje kuza kubona umutanga ndavuga ati nanjye uyu ni uwanjye nzaba mufite hariya mbega umbwira uti uyu niwe wanjye so so ndabikubwira ariko reka bari mbwira bivuge mbwira bari turi kuganira Bo. sibyo se ubwo nakubwiye ntabwo ushobora guhagarika urukundo mu mutima iyo rwaje naje gupfa kundi ariko noneho bamwita kavutse reka noneho nkubaza ikibazo kimwe sibyo urambwita bamwita kavutse mbabarira ubwire abanyarwanda icyo kavutse akora ubabwira uwo ari we umukobwa wa gatatu wakunze kavutse koko umva mani ni umukobwa ukora kuri SLCs bati ni umukobwa mwiza cyane ufite hasi umva uteye neza urumva umeze neza cyane muri make so beautiful that is the why niyo mpamvu njye namukunze kubera ko noneho iyo avuze kuri radiyo ni umumarayika noneho rero nintamubona uriya we ntanahatibaba ibaba ryavura rikagwa uretse umwana uko udakurikira ibiganiro byiwe akenshi ndabikurikirana okay kuri radiyo buriya habaho abasore hakabaho n'inkumi sibyo hari ukuntu mwana nese ko twumva ko abanyamakuru akenshi urumva baba bagomba kuba bafitemo amakepo mo harya indani nyine kurabona ntihabamo umuntu umwe agomba kubamo abantu benshi none se baratuvuge ko abasore bahari bo batamureba ninde kurya ahantu n'iki bimeze bite kuri kavutse wawe byashoboka kuko nyine ako kantu ntikabura iyo ukunda umuntu ariko nyine uramujya amadewamane bakorana mwana ajya arya ahantu bro brada ajya arya ahantu de wajya kurya ukavuga uti nyamara ariko nyine nta kundi ariko ndabizi mushowa dati nzamwegukana uzamwegukana hazashya ebane simani ndumva ukaze ngo gahunda ufite ubu noneho kavutse agomba aboneke cyane kabisa simani twakomeje aho ngaho hose tujya tuganira ibintu byose byo maze kutubwira ikijyanye n'ababebi bimeze bite byesitaye gute urumva simani ubundi ndashaka sibyo uduhereze uburyo ki umukobwa ukunda abahagaze ati wenda hari abantu batazi umukobwa wakunze sibyo hari abatamuzi uko ameze ariko ukunda umukobwa uhagaze ati ubundi ku buryo umuntu umubebi wagushaka yaza ameze ati yaza ahagaze ati nk'ibisanzwe sinanjye gusa wenda n'ibyo abantu bose bagenderaho ntago ari by'umwihariko cyane gusa kuri njye nkunda umukobwa muremure ushobora kwibaza ati kuki se uriya muntu gasongo w'isi akunda umukobwa muremure kandi we tubona ari gasongo ngo gasongo w'isi gasongo w'isi subiramo ngo w'isi bro w'isi man niko dukomeza tubwire umukobwa ukunda umukobwa muremure w'imibiri yombi ufite no hasi nyine birumvikana ako kantu bro muri iyi minsi bari kubyita ngo ni buri umwana ufite buri zitigita nuko nk'isosi oya wivugira ibintu mani wowe noneho sibyo ubwo urumva niwe mukobwa ukunda bivuze ko none se simani ubwo uvuga ngo na baby wakenera simani yaza ari uko ameze but there is attention kuba ibyo byose abyujuje ariko discipline kinyabupfura icyo cya mbere mbega nyine ari umunyarwandakazi nk'uko bisanzwe bizwi n'abantu benshi umunyarwandakazi aba agomba kugira ate kuba yujuje indangagaciro z'abanyarwandakazi afite n'iki n'ikintu kinyabupfura ari umuntu utanyura ahantu ariho hose ngo abe agize ate asibye u Rwanda sibyo uwo niwe mukobwa wowe umva ushaka niwe mukobwa numva nshaka kuri iki gihe yaza nyine bate ndamufite ariko nyine uwo nkubwe umufite ni nene nifuza ibyo byose arabyujuje bro kavutse so easy babazi mbega niwe wawe
ugira uti niwe wanjye niwe wanjye niwe wanjye niwe wanjye brother niwe wanjye simani okay urakoze cyane kabisa reka ngiye nkomeze niganire nawe sibyo urabona nanjye ndi umusore sibyo kandi ndi umusore man imyaka yawe urimo nayo niyo myaka na approachinga sibyo niyo myaka yanjye kabisa noneho rero ndi umusore nanjye uyu mujyi nkurimo nkutuyemo nkuko nawe uhatuye nawe uhagenda nuko atembera sibyo mane hari ukuntu umuntu anyura ahantu sibyo umwana akakongoza akaba yakugira ate akagukurura n'iki simani wari warya icyana mbo kibajije mbajije kirakomeye cyane ku isi wenda biragoye kuba wenda waba ugeze mu myaka turimo ukaba wenda utarabikora ibyo bintu ku by'umwana ariko wenda bibaho bibaho bati sinamurenga ngo munyweshe isosi urumva se ariko nyine nk'ibisanzwe ngewe ubundi ibintu byo kurya abana njye nta n'ubwo kumva nyine kurya abana nkumva ni ugufata isosi ugashyira ku mwana hejuru wangiza ukamurya ubundi ibyo bintu byo kurya abana bitatu mani ngo ntabwo wamurenga umurisha isosi sibyo hari akantu dukizi reka twikomereze sibyo ngo ntabwo wamurenga umurisha isosi ariko wagize kwa kantu twikomereze uzakimbaza ubutaha iki kibazo nzakikoze mu butaha nyamara sibyo simani abantu benshi hari ubwo bagira gutya bakavuga bati njye wazamuza nuriya mugabo simani hari icyo namubaza sibyo mani hari umuntu wigeze ambwira ngo njyewe umunsi tuzahura nzakubaze kwanza ibibazo nk'ibi byose uri kumva ndi kukubaza sibyo anje namwe atari ko mani buriya urabona Rusisi ni nini origin yura mujama ni yihe ese ko aherereye hehe ubundi yize iki niba yarize ese ariga byose nyine mbega namwe ati nge nzagere gucyana namubaze mwumva ariko bimwe babishyize hanze ibindi nturabishyira hanze ubundi simani wize amashuri angahe ntiba warize se wize hehe cyangwa se uracyabirimo n'iki nkuko bisanzwe abana b'abanyarwanda dukunda ishuri so muri make nanjye ndi umunyeshuri ahantu niga naho bita muri Maheke TVET School Maheke TVET School iki kigo urakizi happy man Maheke TVET School nakuntu mazi umusaza nakuntu mazi TVET School iki kigo waba ukizi man nahagana hese man icyo kigo nicyo bita Maheke TVET School ariko so nta nasirenga ubuzima none wakira ufashe gihe cyuravuga uti Maheke uhahinduriye izina muri make wewe uhundura natwiga mani none wiga mu wakangaye wiga iki niga so ngiye niga mu mwaka wa 4 computer application ngo niga ibintu bya computer mani wiga computer application mani ibonetse hano hari ikintu wayikoraho mani banshakire computer hafa ngi banshakire computer hafa ugira ikintu uyikoraho sibyo gira ikintu uyikoraho kabisa ibyo nta birenze mani ko nibyo niga n'iryo shami ryawe nawe urabutwika nuza kubibasha urabutwika mani reka dukomeze ntari mujye bakiturebera ka computer sibyo baraza kugusuzanira hano uze kutwereka ibyo ubasha sibyo kuri computer none simani ndagira ngo tubwire wowe kavukire nubwo uvuka muri Rusizi ariko Rusizi ni nini tubwire duhe mu rugo ni hehe so mu rugo ni mu murenge wa Giheke murenge wa Giheke mu mudugudu wa Gitwa ahantu bakunze kwita kwisha niho kavukire no my origin niho kavukire niho wambariza umuhungu wanyu simani umunyarwanda wujuje byose urarenze mani noneho ngibundi numvaga sibyo hari ibintu bambwira nkumva nyine biri aho ngaho kuko bidashoboka no kuri computer ndakubonye no kuri computer ndakubonye ibintu mvuga byose mani bishyira muri action bishyira mu bikorwa simani uranyemeje kabisa ubundi hano ubu nkomfurimye sibyo niwe bavuze waranze simani ndakubona rero kabisa ibana twaganiriye ibintu byawe yataranga sibyo ariko ntago ndakurekura sibyo ngenda cyagufite ntago ndakurekura reka dukomeze tuganire sibyo man none urabona sibyo hari ukuntu ubundi kwisi sibyo abahungu tubayeho dukenewe
dukenewe se birazwi. turi abantu bafite imbaraga bashakira iki bashiki bacu ikizabatunga so bizi ushobora gushakira abana mbega nyine tujya dukenerwamo inshingano zo kuba iki abagabo ibyo byose biza rero natwe hari ubwo umwana abakobwa natwe baba bagira gute bagapofoka ukuntu bitewe n'umuhungu uko ari hari umubebe waba warigeze apofoka Simana akaba yabimubwira cyangwa se wenda bikaba ajya bishaka kubikwereka yaba ahari mbo ibyo birashoboka barahari bamwe na bamwe wenda bagiye bashobora kuza wenda kabinyereka nkanabibona bati ahita bambwira ati iki si cyo gihe ndapfa ati mfite undi mumuzi sinamukubwiye man bitubwira uti ni wa wundi ngira ngo nzakamene nta mpamvu yo gukamena ebana Simana ndumva utwika ba ndumva utwika okay Simana mu rugo ni kwisha sibyo kwisha ni muri Rusizi hano mw'uyu mujyi wa Kamembe hari umwuga tuzi sibyo kimwe gice cy'ubucuruzi gikorwa n'abantu baturuka kwisha cyane icyo gice waba ukizi subiramo igice cy'ubucuruzi gikorwa n'abantu baturuka kwisha cyane icyo gice waba ukizi icyo gice nta kintu ku rupango hariya nibo baba bahari abantu bari none uravuga uti nge ntabwo nzaba bucamani cyangwa se umuntu wo muri busheri umubojozi ahubwo nge ngiye kwibera iki umwayidi ubundi bro ubundi ntago wenda ntago buri muntu ntago atungwa n'imbaraga afite sibyo ushobora wenda ntago umuntu atungwa n'imbaraga afite kuko iyo umuntu atungwa n'imbaraga afite abakarari ntawarusha gukira ariko nje kubera yuko ubundi umubare nyamwinshi abantu batunzwe n'ubwenge bwabo nanjye rero ni mucyo gihe navuze ati aho kujya ngiye kuba bacamani nta mbaraga mfite I have power but nje nagiye kwiga nyine kugira ngo umutwe wanyu uzantunge subizi imana ndabizi kabisa harya abanyarwanda babwiye ngo uri Simana ku mazina yabibutse amazina atari Simani andi uboneka aho yabibutse izina ryanjye rya nyaryo niswe n'umubyeyi wanjye ni Uwizeye Enoch yo mazina yanjye tubibutsa gukora subscribe kuri Kivu Bay TV nkuko bisanzwe twikomereza tuzamuka turacyari kumwe na Simani hano turacyabahereza umuhungu wanyu Nyarusizi muri kumwe cyandi na MC Patos umuhungu wa Cyaza ubikora nka se reka dukomeze twumve icyo Simani hano aduhishiye Simani ngenda cyakubaza hano ikamembe sibyo hari kumwe haragenda hazamuka hatera imbere hari ibintu byinshi turi kugenda tubona bigenda bizamuka biza muri uyu mujyi wa Kamembe Simani urumva nurangiza kwiga sibyo ari iki kintu uzakora muri uyu mujyi mbega urumva ushaka kuhatwika mu buhe buryo so wenda umuntu afite ibintu byinshi ashobora guhindura bati wenda nkuko kera twari tugitegeza turi abana wenda cyo nashobora kuvuga ngo wenda nzashinga shop wenda runaka icuruza imyenda ariko nkimara kubona ko intego yanjye ari kujya kwiga ICT nje numvishe none yikamembe ikintu nayizanira ni ugufata ICT yose y'umujyi buri kantu kose kajyanye na ICT akaba ari njyewe byose wowe Kamembe ugafata ICT yayo ukayishyira mu biganza byawe nka Simani ukayishyiramo okay birumvikana uzaba uri mu IT mwiza umaze kugeraho n'iki byose sibyo wigeze utubwira ku bintu bijyanye n'umubebe noneho igikwe cyo bimeze biti wenda si ngo mbabwira amatariki ariko igikwe cyo kiri imbere wenda nshobora kuzabatangariza iyo tariki mu gihe nagiye kubaza nyine wundi mpoza ku mutima mani wundi mba ku mutima kavutse wimvugira ibintu none cyangwa byahindutse niwe koko ntago byahinduka mani use ko nta wundi dukompeta birazwi Rusizi ngo niwe yiyoboye birazwi nta wundi muntu tugana ku musozo wakoze cyane kutuganiriza ariko abanyarwandakazi benshi bagiye batandukanye sibyo ndagira ngo bagenera ka message cyane cyane abanyarusizi nk'iwanyu sibyo bagenera ka message babwire icyo wenda kubagezaho ni byinshi nshobora kubabwira ariko nibitega umuhungu wabo nkuko mubizi nkuko nabibabwiye ku kintu cyose cya ICT ninjye byose kandi bamenye yuko skills nyifite kandi kugira ngo muteze umuhungu wanyu imbere kora subscribe na share kuri Kivu Bay TV subscribe na share like na comment kuri Kivu Bay TV Simani wakoze cyane kutuganiriza tuzasubira wagwan
it's your boy MC Patosi, umuhungu wa Cyaza ubikora nka se, umunyarusizi byahamye.